Mana yanjye we, sinzi impamvu abantu batari gukurikirana komedi ziryoshye cyane kuri channel ya YouTube yitwa Igicuti Vita. Insetsa abantu batari kuzireba, ariko ibintu biryoshye ubihombye ute? Nta kuntu waba ufite telefone nini y'ikirahure udakora mu itushe ngo unanirwe no kureba ngo channel yacu Igicuti Vita video ziri kunyuraho. Sinakubwira, kereka uzibajije bagenzi bawe bazibonye, ahubwo se wabona n'ubikubwira kubera uburyohe bwazo. Hano bari kunyumva ni mumbabarire mukurikirane zino video, kuko nimba utarotagura biratuma urota, nimba utasinziraga urwaye indwara yo kurara ushitagurika urasinzira. Mwabikoze koko? Ziko abakinnyi b'Igicuti bibashyize akantu kuri YouTube channel yabo yitwa Igicuti Vita, intama yambaye ikarisi ikahita yiruka usibye ko ibacitse. Twizere yuko mugiye kuzikurikirana. Ciao ciao. Umuntu ambeshye ngagiye muri Canada kandi dore narabyinira ku rukoma, nimba yariye nimba ari uguhaga ntumbaze. Muri Canada urabona wowe hano ari muri Canada, nubwo reka ceceka ahubwo ngiye kuvuga ati aho ni muho muri Canada wageze, ariko reka njye kumureba. Reka bimeze biteze komera kuri kuceza se byageze gute? Handi wa muri Canada wambwira ngo ihava muri Canada se ntabwo uri kubona ubu ubusitani no ubusitani buriya mu rugo buvayo, ahubwo se mwana ko mbona ka kamimuri warakabonye? Mimuri maranye imyaka 10 niyo uri kudushaka kuvuga ngo narakabonye. Ese mwana wanyohereje utwana udufoto turi guceka byatanje nka twishyira kuri mimuri kadi yawe. Ya indi maranye imyaka 10 iri mu rugo, ahubwo iyi ngiyi mvuye kuyikura ubu ngubu. Nase mwana wanyohereje udufoto nka tutu. Wapi mwana watuyiforomata ho? Je ntabwo nakuforomatira mimuri. Ako se nshigime kidakorana na nshigabishiri ubu turaritubwira iki? Ntabwo uzi no kohereza, nicyo kibazo. Turaritubwira gikorana na nshigabishiri ntabwo ryohererezanya. Iyo ngiyo kubera ishashi yate iyi ngiyi niki yahita hari ukuntu iyo ngiyo wohereza umugese ukaza muri iyi ngiyi ubwo urumva byagoye. Nje rero telefone yanjye ntabwo yakohereza umugese, mbabarira noyohereze nje telefone ntabwo yaje. Iwe niki mimuri kadi nshya iba yigaragaza, kandi iyo hajeho n'umugese iragaragara, kandi iyo ngiyo ifite ko hari ukuntu yohereza indirimbo ku ruhande bikazanana n'umugese, ubwo urumva. Mbanje kubasuhuza njyewe kigo Igicuti Vita, ndashaka kubatangariza akavideo karyoshye cyane n'amata amaze iminsi 5 atarayanywa. Umva ukuntu mba nsebeye karika, nimba ari inyota nimba ari iki simbizi. Noneho Igicuti Vita video bari kubashyiriraho muvuge ko batabadabagisha, ni amafaranga bari kubaca. Barabasaba yuko mwajya kuri YouTube channel mugasakingamo Igicuti Vita, nta kintu bitwaye. Wowe ugira isoni utagitama ngo wabura agakatsinda. Iwe njye nabuze uburyo nagera muri Tanzania. Ese mu gihugu cya Isiraheli hasutenge ngo hazajyayo ngo abatari abanyabyaha. Ubuse njyewe nzagera mu ijuru te? Icyambere cy'Imana izambera umugisha yuko nsambana nkakora ibyaha nkatuka abantu. Icyo kintu nicyo cyambere Imana itwarira abantu mu ijuru. Nanjye kibwa kubera ndi umwana ndizera yuko Imana izanjyana. Mperutse kugera ku mupaka w'u Rwanda na Kenya, ngiye kugera muri Isiraheli habura gato ngo ndenge umupaka umwe ngiye muri Isiraheli. Ariko icyasekeje naranyiriye nikubita hasi nsubiye inyuma amenyo ashiramo, n'ubundi nari nsanzwe mfite ibihanga. Ndabashishikariza yuko mukomeza gukurikirana video zacu kuri channel Igicuti Vita. Ciao ciao, tuzasubira ubutaha. Narageze mu ijoro nibwo nzongera kubavugisha. Je mbabarira ijahira
ako se wajugenzwa na kamwe iyo nda yawe wazayishyizeho umugozi kwinzi sonza nabi iyo nda yawe bite byawe njyewe urambwiye ngo ngeze muri Rutsiro ngiye kukuja ngo ngeze muri Canada ngibiryo byahiye udupura tw'icyata nganyihera agapura kamwe k'icabiri njye nirwaneho nk'umuntu w'umugabo. Ikibazo ni uko murya siko mukora abantu nkamwe b'ibinebwe murya nk'ibifara. Basi washatse agasambu gakarimagura aka gasahani k'ibijumba nka bitatu ngahita nkaba oya nako igisahani cy'umuceri wabirangije noneho n'ibijumba. Nese mwana uwo njye rero hari n'icyana nifite mwana. Asaba iyo nda yawe irashonjera idasonza nk'uko nguko wasamye uko havuyemo agakoko wabigenza. ahubwo ceceka inzara ntiyatije ngira kubigenza igisubizo cyawe rero wereka kubwira hari icyana kigiye kuza uraba wicaye hanze hari igihe uri kugutekera utunyama inyama ari icyo gucomera tutashyiramo komedi hari komedi ziri kwaduka ku gicuti vita ndazishyiramo ubu uzireba ariko udaseka cyane kugira uwo mwana atagira ngo ni umuntu uje gusuhuza agahita nyine hari igihe muba mugezeho biryoshye uri gukiriyanga nyine uri gucece. Alo ako iyo mvuga ntabwo uri kubyumva cyangwa nta marozi ufite? Oya ntibishoboka ntabwo njya mbura amarezo. Ikibazo ni wowe. Mbwira niba udafite amarezo tugura amarezo cyangwa niba wayagurishije nabwo byo mbimenye cyangwa telefone yawe yarapfuye. Aya ntabwo ibyo bibaho cyangwa amarezo ndayafite dore iri no gukonoka isi yo birimo ndabibona neza cyane. Mbwira ahubwo ikibazo ufite. Nta marezo ifite cyangwa umbwire ko niba telefone yawe itari kumurongora tubimenye nabyo. Ariko ntabwo bivuze kumurongora bivuze ntabwo iri ku murongo iyo rawe uri gushyiraho n'iyindi. Njye nawe nitwe tugomba gufata umwanzuro tukamenya iki kibazo cy'iyo fone yawe. Naho iyanjye ni nshya dore iyi fone nshya mutupi fone ni nshya ntawe use wambwira koko fone ni nshya. Ikibazo ni wowe hase maranyumvara. Aro Hello? 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 Cyangwa uriya muterekinisiye niwe wanyiciye telefone.